Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasoje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza. Ndashima Imana. Ku bantu bashyashya no kuri Rede TV show, ngewe nitwa Rede, mbahaye ikaze. Niba nawe uri umusangwa, uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze, ariko by'umwihariko niba uri kureba iyi video warakoze na subscribe, ndagushimiye cyane bikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Ikindi rero ku bantu bashyashya no kuri Rede TV show nshisha amavideo menshi agiye atandukanye kandi meza, ariko yiganjemo aho mbereka uko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, nkacishaho n'amavideo y'amavlogs, amastories n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bidufasha nyine mu buzima bugiye butandukanye bwa buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu wahumuza mu rugo, wahumuza iwawe mu rugo ukoresheje ibintu rwose umva bya make, ukoresheje ibintu byoroheje. Buji rero yo guhumuza mu nzu ngiye kubereka uko wayikora. Ndakoresha ibintu bitatu, muri ibyo bitatu rero ndakoreshamo n'utu tubuji tune, ntabwo duhenda, utu ni 400, urumva kamwe kagura 100. Muri utu tubuji tune rero ndi budukoremo buji imwe yo guhumuza mu nzu. Ni lonji. Murabizi ko bakora amabuji nyine mu buryo bugiye butandukanye, ngewe rero ndakoresha ilonji. Rwose wayicana iwawe mu rugo umva nuhinjiye akayoberwa parufe nyine wahateye, cyangwa akayoberwa ubwoko nyine sinzi ukuntu nababwira, akayoberwa nyine ikintu kiri guhumura, kiri guhumuza iwawe nk'uko nguko. Kandi usibye no kuvuga wenda ngo utegereje umushyitsi, nawe ubwawe waba uri mu rugo nyine wagacanye ukumva karahumura neza. Mubane nanjye rero muri video yose ukurikire kugira hatagira akagucika uko ndabikora, nawe ariko uzabikora. Ndabizi ko rwose umva nubikora uzacimira nyuma. Icyo ngiye guheraho rero, murabona hano mfite ipanu, ngiye gushyiraho zino buji enye, ndi kugenda nzivunamo ariko ntabwo zatandukana kubera harimo urudodo. Igikurikiyeho rero ni ukuzishyira ku muriro nkacana, ubundi zikayenga. Noneho rero tuno tudodo ngiye kudukuramo kamwe muri two, n'ubundi ndaza kugakoresha. Igikurikiyeho rero ngiye kurapa ilonji. Ngewe rero ngiye kudukoresha tumeze uku nguku kubera ko nshaka yuko iyi video nyirangiza, ikindi nta n'izuba rihari. Ariko weho byaba byiza nukora iyi buji, numara kuturapa nk'uku nguku uzadushyira ahantu ku zuba tubanze twume neza, kwa kundi tuba tuvunguka tumeze nk'agafu. Agacupa rero ngiye gukoresha ni aka ngaka, ni ak'ikirahuri, wakoresha agacupa kose waba ufite. Noneho rero ngiye gukata runo rudodo rwavuye muri za buji, ariko kubera ari rurerure nyine ndarucamo ngereranyije nuko kano gacupa ngiye gukoresha kangana. Noneho rero akadodo nakaziritse ku gati kugira ngo nyine kataza kuba kagwamo, wakwifashisha ko waba icyo waba ufite nyine cyose. Ikindi agacupa hariho n'uduplastike ushobora kuba wagakoresha, ariko ka gaplastike kaba ari keza udashyiramo ibintu bishyushye ngo gashye. Iyi rero ni cinnamon powder, nayo ndayikoresha. Noneho rero za buji nayengesheje nizo manjije nasukamo. Uyisukamo rero igishyushye kubera ko iyo itangiye gukonja irisubira nyine igafatana. Aha rero ka kadodo kari kavuye ku gati kaguyemo, ngiye kongera nkazirikeho manza ntari nagafatishijeho neza. Igikurikiyeho rero ngiye gushyiramo agafu ka cinnamon, ariko ntabwo ari ngombwa ko wakoresha kenshi cyane. Noneho rero ngiye kuhita nshyiramo
na twa dushishwa tw'ironji natwo kubera dutose ntabwo ndakoresha twinshi, ariko nk'uko nabibabwiweho nubikora ntuzakoreshe udutose ahubwo uzatwumishe twume neza nyine kwa kundi utuvungura tukamera nk'agafu ari two uzakoresha. Noneho rero ngiye gukoresha kandi gashito ngende mvanga kugira ngo bibashe kwivanga neza. Yego nuko nguko nkoresheje udushishwa dutose biri bukore, ariko biba byiza cyane nyine iyo udushishwa watwumishije. Murabona ahangaha rero yatangiye kuma ariko ntabwo irafatana neza, hejuru ngiye kongera nyanyagizeho udushishwa tw'indimu ndetse nyanyagizeho n'agasinamoni. Buji rero zo guhumuza mu nzu zikorwa bitandukanye ndetse zinakorwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Ni ubwa mbere kuri iyi cano mberetse uko wakora buji yo guhumuza mu nzu, ariko nzagenda mbereka n'ukundi kugiye gutandukanye wazikora ndetse ugiye unifashisha ibintu bitandukanye. Hari n'iyindi nzabereka noneho tutazigera dukenera tuno tubuji dutoya ngo manze ntuyengeshe. Urayireka rero ku ruhande rwose ikuma neza igakomera. Iyi rero yamajije kuma, icyo ngiye gukora murabona ko kano kadodo ni kanini ni karekare, ngiye kongera nkakatire hasi gasigara ari kagufiya. Murabona ko rero ni ibintu rwose byoroshye ukaba wahumuza mu nzu kandi rwose wikoreye buji yo guhumuza mu nzu bitagusabye kuyigura kandi ukoresheje amafaranga makeya. Buji rero yo guhumuza mu nzu irimo sinamoni, ikaba irimo n'udushishwa tw'ironji, umva irahumura cyane, iratamira, ibihumura neza. Mwabonye rero ibyo nakoresheje nuko nagateguye ni ibintu byoroshye, nawe uzabikore rwose mu rugo uhumuze iwawe kandi ku mafaranga make, ku tuntu tworoshye. Niba utarakora subscribe please ntugende udakoze subscribe, tujye tubana mu tuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ndabakunda mwese, tuzahurire muri video itaha. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Ciao ciao.